Kanseri y'inkondo y'umura niyo kanseri yibasira cyane igitsina gore kurusha izindi zose ku isi, ku buryo havuga ko buri mwaka itwara abagera ku bihumbi 275. By'umwihariko iyi kanseri y'inkondo y'umura yibasira bidasanzwe abari n'abategarugori baba mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere, kuko ariho ihitana benshi kurusha mu bihugu byateye imbere. Ese kanseri y'inkondo y'umura ni iki? Ese kanseri y'inkondo y'umura iterwa n'iki? Ese ni ibihe bimenyetso bya kanseri y'inkondo y'umura? Ese kanseri y'inkondo y'umura iravurwa igakira? Ese ni gute wakwirinda kanseri y'inkondo y'umura? Izi ngingo uko ari 5 nizo tugiye kurebera hamwe mu kiganiro amagara n'ubukungu cya none. Ariko mbere yo kubaganiriza kuri kanseri y'inkondo y'umura, ndabasuhuje kandi mbashimiye kuba mugiye kubana natwe muri aka kanya tubungabunga ubuzima bwacu. Bityo mu Kinyarwanda nkunda kubivuga ko bagira bati abatabizi bicwa no kutabimenya, nanjye nkagira nti abatarabimenya bicwa nuko batarakora subscribe kuri iyi channel Mizero Media. Niba utarabikora nyabuneka bikoreye kuko nta kiguzi bisaba, kandi nibwo buryo rukumbi bwatuma uhora ubona inkuru ndetse n'ibiganiro tuzajya tubategurira. Ikindi kandi watubona ku mbuga nkoranyambaga zose. Kuri Facebook ujya hashakirwa ugashakisha Mizero Media, ubundi ugakanda like. Instagram naho ujya ahashakirwa ugashakisha Mizero Media, ubundi ugafollowing. Wajya no kuri Twitter naho ukajya ahashakirwa ugashakisha Mizero Media, ubundi ugafollowing. Si ibyo gusa, kuko tuba twifuza ko niba bagize amahirwe yo gusobanukirwa ko amagara ari ubukungu biciye mu biganiro dukora, nyaboneka ntukwiye kubyihererana, ukwiye kubisangiza abandi, ariko ugahera mu kudusangiza igitekerezo cyawe muri comment ku nkuru twabagejejeho, ugakanda like ndetse ugasakaza ubutumwa, ukora share, ubisangiza inshuti n'abavandimwe bawe kugira ngo nabo basobanukirwe uburyo bwo kubungabunga amagara ya muntu. Iki ni ikiganiro amagara n'ubukungu, ikiganiro mutegurirwa kandi mukakigezwaho nanjye Mizero Crispin. Mbahaye ikaze aho tugiye gusobanukirwa kanseri y'inkondo y'umura. Ingingo ya mbere, reka dutangire dusobanukirwa ese kanseri y'inkondo y'umura ni iki? Muri make, kanseri y'inkondo y'umura ni ugukora cyane mu buryo budasanzwe k'uturemangingo tudasanzwe mu mubiri. Utu turemangingo twitwa cervix, kandi ubusanzwe tugira igihe tubaho nyuma tugapfa kandi tugasimbuzwa utundi dushya mu mubiri. Utu turemangingo tudasanzwe, ikibazo gikomeye nuko tudapfa kandi tugakomeza kwiyuburura cyane. Ibi bitera kugira uturemangingo tw'umurengera cyangwa se twinshi, bityo bigakora ikintu kinini kizwi nka tumor. Nubwo ibi byose bishobora kwikora mu mubiri wawe nta ruhare wabigizemo, intandaro yo kurwara kanseri y'inkondo y'umura ikomoka kuri HPV. Mu magambo arambuye ni Human Papilloma Virus. Iyi virusi irahambaye cyane kuko ifite amoko arenga 100, kandi muri yo 13 atera kanseri y'inkondo y'umura. Ingingo ya kabiri, reka noneho turebere hamwe ibyiciro 6 by'ingenzi mu bitera kanseri y'inkondo y'umura. Icya mbere, gutangira gukora imibonano mpuzabitsina ukiri muto ndetse no kuryamana n'abantu benshi batandukanye. Virusi za HPV zitera kanseri y'inkondo y'umura zikwirakwizwa mu gihe wakoze imibonano mpuzabitsina n'umuntu uzifite, ariko by'umwihariko ku bakobwa n'abagore babonana n'abantu batandukanye bagira ibyago byo kwandura iyi virusi, kandi bikaba biri ku rwego rwo hejuru. Ibi bisobanuye ko bashobora kuyandura ku buryo bworoshye. Icya kabiri, ubudahangarwa bw'umubiri budafite imbaraga. Kurwara kanseri y'inkondo y'umura nko ku bantu babana na virusi itera sida cyangwa se abahindura ingingo z'umubiri, abantu bafata imiti ica intege, nabo baba bafite amahirwe ari hejuru yo kurwara kanseri y'inkondo y'umura. Icya gatatu, kunywa itabi. Kunywa itabi nabyo byongera ibyago byo kwibasirwa na kanseri nyinshi zitandukanye, by'umwihariko n'iyi kanseri y'inkondo y'umura ntiyaburamo. Icya kane, kubyara ukiri muto. Ku bagore babyara mbere y'imyaka 17 baba bafite ibyago biri hejuru yo kurwara iyi kanseri yibasira inkondo y'umura ugereranyije n'ababyara byibuze hejuru y'imyaka 25. Icya gatanu, ibinini byagenewe kuboneza urubyaro.
Gukoresha by'igihe kirekire ibinini bifasha kuboneza urubyaro byongera ibyago byo kwibasirwa n'iyi kanseri y'inkondo y'umura ku bari n'abategarugori. Icya gatandatu, izindi ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina. Indwara nk'imitezi, mburugu n'izindi nazo zongera ibyago byo kwandura kanseri y'inkondo y'umura. Ese wari uzi ko ubushakashatsi buheruka bwerekana ko kumara igihe kinini muri stress nabyo bishobora kongera ibyago byo kwibasirwa na kanseri y'inkondo y'umura? Mu gihe dukomeje kubungabunga ubuzima bwacu, reka nongere mbibutse ko baca umugani mu Kinyarwanda bati abatabizi bicwa no kutabimenya, bityo nanjye nkagira nti abatarabimenya bicwa no kuba batarakora subscribe kuri iyi channel Mizero Media. Niba utarabikora nyaboneka bikore kuko nta kiguzi bisaba, kandi nibwo buryo rukumbi bwatuma uzajya uhora ubona inkuru ndetse n'ibiganiro tuzajya tubagezaho. Reka turebe ingingo ya gatatu. Ingingo ya gatatu noneho reka turebere hamwe ibiranga kanseri y'inkondo y'umura mu gihe umuntu amaze kuyirwara. Kanseri y'inkondo y'umura ni kimwe n'izindi kanseri. Akenshi iyo zikiza nta bimenyetso zikunze kugaragaza, bityo iyi ikaba impamvu nyamukuru buri mukobwa cyangwa umugore ashishikarizwa kwisuzumisha hakiri kare iyi kanseri. Gusa bimwe mu bimenyetso ishobora kugaragaza ni ibi bikurikira: kuva amaraso nyuma yo gukora imibonano mpuzabitsina, kubabara cyane mu gihe uri gukora imibonano mpuzabitsina, kugira ururenda ruva mu gitsina ruhumura nabi, kubabara mu gice cyo hasi mu nda, kuva amaraso nubwo waba utari mu mihango, kuva amaraso ku bagore bageze igihe cyo gucura cyangwa se kureka kubyara. Inshuti bakunzi bacu, hano ndabaha icyitonderwa. Nubwo ibi bimenyetso byose bisa cyane n'ibya infection zisanzwe, mu gihe ubonye kimwe cyangwa byinshi muri ibi bimenyetso ni ngombwa kugana kwa muganga ugakurikiranwa hakiri kare. Ingingo ya kane, ese kanseri y'inkondo y'umura iravurwa? Kanseri y'inkondo y'umura iyo ibonetse hakiri kare ishobora kuvurwa ikaba yakira. Gusa uko kanseri igenda igera mu bindi bice, ni ukuvuga ngo yararenze inkondo y'umura gusa, niko amahirwe yo gukira agabanuka. Mu gihe kanseri y'inkondo y'umura ivuwe hakiri kare, amahirwe yo gukira aba ari hejuru, kuko bumwe mu buryo bukoreshwa ivurwa harimo kubagwa, radiotherapy ndetse na chemotherapy. Hashobora kwitabazwa uburyo bumwe cyangwa bukaba bwafatanywa bwose uko ari butatu. Ingingo ya kane, ese ni gute wakwirinda kanseri y'inkondo y'umura? Baca umugani mu Kinyarwanda bati kwirinda biruta kwivuza, bityo uburyo bwo kwirinda kanseri y'inkondo y'umura ni ukwirinda ibiyitera nagarukagaho mu kanya. Gusa hari ibyo ushobora gukora ubwawe bikagufasha kwirinda iyi kanseri by'umwihariko. Icya mbere, gufata urukingo rwa HPV, Human Papilloma Virus. Uru ni urukingo ruhabwa abakobwa bakiri bato kandi rutangirwa ubuntu. Icya kabiri, gukoresha agakingirizo. Kwikingiza nubwo bigabanya ibyago byo kwandura HPV, gusa si ku moko yose y'iyi virus. Mwibuke ko ku ntangiriro twabonye ko iyi virus ifite amoko arenga 100 kandi 13 muri yo akaba ashobora gutera kanseri y'inkondo y'umura, bityo hari izidakingirwa kandi zishobora gutera iyi kanseri. Niyo mpamvu ari byiza gukoresha agakingirizo. Cya gatatu, kugerageza kwisuzumisha iyi kanseri y'inkondo y'umura. Kwisuzumisha kenshi nubwo waba utarwaye bizagufasha kuba wakwirinda iyi kanseri, kuko ishobora kuboneka hakiri kare bigafasha kuyivura cyangwa se kurinda ko yakwirakwira hose mu mubiri wawe. Icya kane, gukorana imibonano mpuzabitsina n'abantu bake. Uko ugira abantu benshi mukorana imibonano mpuzabitsina niko ibyago byo kwandura iyi kanseri byiyongera. Bimwe mu byagufasha kuyirinda rero ni ukugira umubare muke w'abo muryamana, by'umwihariko biba byiza iyo abaye umuntu umwe. Icya gatanu, kureka kunywa itabi. Abakobwa cyangwa abagore banywa itabi, iyo virusi ya HPV ibagezemo, kwandura iyi kanseri birihuta kurusha abatanywa itabi. Icyo nicyo kintu mukwiye kumenya. Icya gatandatu, kwirinda gukora imibonano mpuzabitsina ukiri muto. Uko ukora imibonano mpuzabitsina cyane ukiri muto, niko ibyago byo kwandura kanseri y'inkondo y'umura byiyongera kurusha abakora imibonano mpuzabitsina ari bakuru.
reka tubashimire kuba mwafasha akanya mukabana natwe muri aka kanya tubungabunga ubuzima bwacu, aho tumaze kubaganiriza kuri kanseri y'inkondo y'umura. Bityo reka nsonze mbibutsa ko baca umugani mu Kinyarwanda bati abatabizi bicwa no kutabimenya. Bityo nanjye nkagira nti abatarabimenya bicwa no kuba batarakora subscribe kuri iyi channel Mizero Media ngo bamenye ko kwirinda biruta kwivuza. Niba utarabikora nyaboneka bikore kuko nta kiguzi bisaba, kandi nibwo buryo rukumbi bwatuma uzajya uhora ubona inkuru ndetse n'ibiganiro tuzajya tubagezaho. Ikindi kandi watubona ku mbuga nkoranyambaga zose. Kuri Facebook ujya hashakirwa ugashakisha Mizero Media, ubundi ugakanda like. Instagram na Twitter naho ujya hashakirwa ugashakisha Mizero Media, ubundi ugafollowing. Ikindi kandi nukwiye kubyihererana, ukwiye kudusangiza igitekerezo cyawe muri comment ku nkuru twabagejejeho, ugakanda like ndetse ukabisangiza inshuti n'abavandimwe bawe kugira ngo nabo basobanukirwe ko kwirinda biruta kwivuza, bityo tubungabunge amagara yacu. Iki cyari ikiganiro Amagara n'Ubukungu kuri Mizero Media, ikiganiro mutegurirwa kandi mukakigezwaho nanjye Mizero Crispin. Amahoro y'Imana abane namwe, kandi mbifurije kugira ubuzima buzira umuze mukirinda mbere yo kwivuza.